igihe nahereye arayampa mujya urumva Ani cyo umva amafaranga amezi angahe yose umva amafaranga shira dacyura ariko nta igihe bimaze yahamye ima amezi rimwe kabiri amezi angahe yose umva shira mwana shira ima oya amafaranga oya kugusubiza bazo amafaranga abantu mobe ariko urayama oya urayama ariko oya yama ni neza ariko uri amafaranga yawe ako nawe wikabye sinzi ko amafaranga ariko amafaranga nagari yame amafaranga ndafite none simeze meze neza yame ya meze neza nishu ariko nawe utunza ndimo nagarejo amafaranga niyo ushaka amafaranga yego amafaranga ni ari ngombwa cyane ko yari reka nkumve ngambwira rero rero muri minsi nafite agakrize ukuntu ariko hariko tukikwatenza nawe nibyo kwatenza kundi kuntu ziguru umuntu nanjye ndo umuntu ngira ndaguteza amatwi yego sinamira amafaranga ibitese amafaranga hariko twajya mu kabiganira amafaranga arahari kuri kigabo cyiza amafaranga bari nawe ukabuharisa ubundi nakinanira na muyobozi ni karibu nta kibazo wowe ni karibu no kuri dora gatemo wowe cyari sawa nta kibazo urakoze meze neza kabisa nta kibazo yego tuvuga nawe shabiramba ikamere amafaranga mama cyakubona wishimye ariko buriya usuri binezeza cyakubona nyine meze neza ibintu byo kurakara wapi agabanya ibintu byawe shaho urugero ngo ibyishimo ntabwo rimwe mu biduhereza sesho ariko ni byiza none se twaganira iki uradupakiriza iki dufitemo amosteri dufitemo mitsingi dufitemo noresi primus uzanira iki akamitsingi nta kibazo kabarisa ubonye gakonje byaba ari fresh yego nyine rero n'ubwo ni se we turaganira we nta kibazo kwanza namtsingirimo ntabwo nakuzanaga pete mtsingi namtsingira we nta kibazo rero we nayibonye we ni sawa yego Seko nakurambiye ba oya shawe rero ndi kumwe nanjye akamfashije gato neko aka primus nawe ujye ugashobora kano kantu ndi kumwe kano kantu sha aso funguzo ko nabwiwe twiyera ntari ari cheers sha sibira kubwira garata kwaikisi kwaiki mezereva okay nta kibazo kabisa kenyatwe monoza mukarahure nani kamwe ntibari ko ari wo kamaye karamerika kameze neza karamerika karamerika afite ubutumwa akiraje kandi kiyeze kandi uko barashari bugasanya n'umuntu nkawe shaka mba nabiteguye neza nashyizemo tundi wakumvise shayi gushaka karenge twabura shayi rero none hani mpamvu katabura kuryo wakamaye na wabonye akaswi wakumvise neza turura umugabo akaryoshye neza ari kumva amafaranga urayamata aka amafaranga nagiye waheriye amafaranga urayampa amafaranga arandu aya ariko urumva
amafaranga nduta ntabwo kuruta ariko umva urayama n'amafaranga urayama amafaranga ntago nduta amafaranga ntago nduta pe ubundi oya binze amafaranga bireka pe nta mafaranga nduta oya ntacyo ari kumpe make ahubwo ariko njye kuba oya umpe make reka njye gusasa ibiciro ko tujye kuryama yego sibyo oya niba biri mu nabyo oya nabyo kumva turareba ukuntu tubigenza ngiye gusasa uburiri oya nta kibazo wowe amafaranga erega amafaranga ibintu ni abantu oya urambeshya oya ibintu ni abantu yego amafaranga byiwe rimwe ni abantu sawa ihute tundaje oya nta ngiye kibazo gusasa nta kibazo ufite yego nta kibazo ntareba isha akunda gukunda yego sawa yego ndaje yego mwangane gato wakonye yego yego ni neza ariko sawa ni fresh yego sha kazi ngiye gusasa azenire ko yashwe ndaje nzi gukinira reka ko mu Kigali nta mikino ndahamagara umugore wawe aze muhahurire ndagutekera imitwe ko amafaranga ndayaguhaye ndetse naguhaye amezi 2 Hello. You're in the mommy. None se waje mu rugo ko ngushaka. Baba utebuke ukoresha iminota mikeya cyane. Nta kintu nshaka kukubwira. Oya wamufashije uje byihuse nyine ukoresheje n'iminota mike wamumoreye. Sawa murakoze. Ndahatwitse umugabo yiteguye unagiye gusasa cyangwa ngiye gukora prank wa mugabo we ku buryo mu buzima bwawe icyo kijyanye n'irari n'iheheze tugiye kugushiramo n'ubugome abagore andi babati nakagwa amafaranga nayamuhaye nagwa amafaranga nakagambane nagwa amafaranga nayamuhaye nakagambane amafaranga oya nawe sigara baramubwire ko nagwamagaye nguze agwa amafaranga nagwa amafaranga ngende gwamagaye nagwa amafaranga bagabanyije kurwana nagwa amafaranga y'inzu n'amezi 3 umugezi abwira naye sije gwamagare ngo